Reka rero tubasuhuze bakunzi bacu bakunzi ba News Lab TV turizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo. Reka mbabwire ngo ni News Lab TV ukurikiye na makuru tuje kukugezaho, tuje kureba ingingo ikomeye cyane Perezida Tshisekedi aburi wirengero. Byose tugiye kubisobanura turebe icyo bishatse kuvuga. Turareba kandi muri Uvira ibintu byahindutse. Uvira ibintu byahindutse nyuma y'icyemezo cya 23 kivuga yuko uyu mutwe ushyikirije Uvira ingabo mpuzamahanga. Abaturage barimo bararira, ubwoba ni bwose, bari kubuterwa n'iki nibyo tugiye kureba. We rero ukitwiyungaho nagira ngo nkubwire ngo kora subscribe tujye tubasha kwibanira mu makuru tuba twaguteguriye, amakuru yo hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu mahanga. Reka duhere kuri ibi ngibi byo muri Uvira mbere yuko twambuka tujya kuri Tshisekedi w'Kinshasa. Hano muri Uvira abaturage nyuma yuko bumvishe ko 23 igiye gukura inite yari sigaranye muri uriya mujyi, inite yari ishinzwe gukora control cyangwa ubugenzuzi bw'uriya mujyi ndetse no kureba uburyo abaturage barindirwa umutekano. Ni icyemezo batangaje ku munsi w'ejo, mu rukerera rwo ku munsi w'ejo, bavuga ko bagiye gukuramo izo ngabo zose bari bafite kugira ngo uwo mujyi ujye mu maboko y'ingabo mpuzamahanga cyangwa se y'umuryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye Loni, dore ko ari ibaruwa Colonel Nanga yandikiye Antonio Guterres amubwira ko bagiye gukuramo abo basirikare bari basigaranye muri Uvira bakoraga ibikorwa by'ubugenzuzi kugira ngo umutekano w'abasivili udahungabana. Ibyo rero byarakozwe koko, ndetse bamwe baribaza bati ingabo zigiye kujya hariya ni ingabo zihe? Ese Guterres arafata icyemezo cyo kohereza yo MONUSCO cyangwa hari uko akanama k'umutekano ka Loni kari buze kwicara hanyuma kagene ingabo zigomba kujya hariya mu mujyi wa Uvira? Byose abaturage bakomeje kubitegereza, natwe itangazamakuru turabitegereje kugira ngo turebe ese koko niki kiri buze kuba. Ariko hagati aho ngaho abaturage muri Uvira barimo kurira, bafite ubwoba bwinshi. Ubwoba bwinshi ahantu buturuka, abo baturage bafite ubwoba yuko Wazalendo ishobora kugira gutya. 23 ivuyemo, Wazalendo ishobora kugira gutya igahita yinjira muri uriya mujyi wa Uvira. Ibintu bishobora kuza gukurura akaga gateye ubwoba ku baturage bo muri Uvira nkuko babyivugira. Bavuga ko mbere yuko 23 iza bari babayeho nabi, urusaku rw'amasasu rudasiba mu matwi yabo, abaturage benshi bapfa, abandi bavanwa mu byabo, abandi bakomeretswa, gufata ku ngufu abagore, byose no kubasahura no kubiba, ari byo bagiye bakunze kugaragaza mu myigaragambyo bakoze ubwo 23 yafataga icyemezo cyo kuva Uvira. Hakozwe imyigaragambyo Uvira, hakorwa imyigaragambyo Goma, hakorwa imyigaragambyo za Warikare, hakorwa imyigaragambyo za Masisi n'andi hose bamagana yuko 23 yafatirwa icyemezo cyo kuva Uvira. Gusa byabaye y'ubusa, 23 iva Uvira nawe yari isigaranye barahava. Abo baturage rero baravuga bati kera twirwaga twumva amasasu, ariko mu 23 iziye turyama neza, nta masasu twumva, nta kavuyo, ariko ubu ngubu dufite ubwoba bwinshi. Abaturage baribaza ingabo zizaza muri Uvira ni izihe ngabo? Ese ni FARDC izasubirayo cyangwa ni Wazalendo? Kuko abaturage ibikintu bibuka, baribuka ngo ibikorwa bibi cyangwa ibintu bibi Wazalendo yabakoreye, bakavuga ko ari ibintu biteye ubwoba bwinshi cyane kuba bajya kubona bakabona Wazalendo yongeye kugaruka hariya. Ariko ikintu giteye ubwoba kurushaho, 23 ubwo yafataga Uvira, hari abaturage bamwe bagaragaye mu mihanda bayishimira. Nyuma yuko itangaje icyemezo cy'uko igiye kuyivamo ku itariki 16, twabonye imyigaragambyo muri Uvira, ndetse abaturage bavuga bati ntabwo dushaka yuko FARDC na Wazalendo bazagaruka, mutubabarire. Ari amashusho rero ndetse n'ari amafoto ngo yabitswe ahantu yabitswe rero, baratinya ko Wazalendo nigaruka cyangwa FARDC ayo mashusho bashobora kuzayazira. Abaturage bagiye muri biriya bikorwa bafata za mikrofone, turamagana Tshisekedi n'ubutegetsi bwe, nta kintu yatumariye, twaribwaga, twagiraga gute, turashaka yuko 23 iguma hano. Abaturage bose bagiye muri iriya myigaragambyo, abaturage bose bagaragaye ku mirongo y'imbere muri iriya myigaragambyo, bafite ubwoba ndetse bamwe bamaze guhunga.
kuko hari n'abandi M23 yashyizeho nk'abashefu b'amaveni cyangwa se abashefu b'amakaritsiye runaka kugira ngo bakorane inama, basuzume aho umutekano uva n'aho werekeza, barebere hamwe uko ibikorwa byagenda biyoborwa. Abo ngabo nabo bakoranaga na M23 umunsi ku wundi, batanga raporo z'uko umutekano uhagaze, berekana hari ikibazo, ndetse M23 yagiye bifashisha no mu kugena abacunga umutekano n'izindi gahunda zitandukanye. Aba ngabo nabo bari mu mazi abira. Uvira birasa naho byongeye guhindukira isura, abaturage bari mu bwoba bwinshi, bavuga kuko ngo ikintu gihari Wazalendo nigaruka, Wazalendo cyangwa se FARDC na FDLR ndetse n'abarundi, ngo abaturage bose babaye koperatere na M23 bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye, ndetse bamwe bakaba banicwa. Urugero ntabwo ruri kure, barukura ku byabaye ubwo M23 yafataga Walikale ikavamo ibisabwe na East African Community niba nibuka, kugira ngo ingabo z'uwo muryango ziba arizo zisigara zigenzura Walikale. Icyo gihe abaturage bose bakirije M23 amashyi n'impundu, bose bahise bicwa. Uvira rero nabwo abaturage bafite ubwoba ko M23 yego iragiye, ariko akaga gashobora kuba kagiye kuba kenshi, ndetse n'ibibazo abaturage bashobora guhura nabyo bishobora kuba bigiye kuba ibibazo by'isobi. N'ubuhamya abaturage bari gutanga, situation iri muri Uvira. M23 yari isanzwe afite unité ya gisirikare yakoraga patrouille yaba mu gitondo yaba na nimugoroba. Abaturage babonaga imodoka za M23, bakabona n'abantu bambaye imyenda y'imikara, bagasobanurirwa yuko ngari uko defense zirinda umutekano. M23 igakoresha umuganda, igakoresha inama, cyane cyane yari yaranashyizeho n'ubuyobozi, ndumva barashyizeho na meya cyangwa se umuyobozi uriya mujyi wa Uvira. Ibyo abo bose rero babaye koperatere na M23 bari mu mazi abira, ndetse ubu bamwe bamaze guhunga. Aho batahungira ni hehe? Ni mu Burundi. Ariko bamwe ngo batangiye kugenda bajya muri za Kamanyora, aho bakeka yuko bashobora kuba M23 niyo yasubira inyuma idashobora kuzarenga, kugira ngo barebe yuko bashobora kuzarindirwa umutekano n'izi ngabo za M23 mu gihe bagira gutya bagashaka kugirirwa nabi niyo Wazalendo ndetse na FARDC. Ubwo rero n'undi mukoro abaturage basigaranye, abantu bose bazi ko bakoranye na M23, ubwoba bwabatashye. Reka twinjire kuri ya nkuru yacu twabateguje rero, Tshisekedi no kuburirwa irengero kwe. Mu gihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri mu ntambara ikomeye mu mateka ya vuba, wavuga ko ariyo ntambara ikaze iki gihugu gihuye nayo, perezida wacyo Felix Tshisekedi arasa n'uwataye inshingano afite zikomeye zo kuyobora urugamba no kugarura umutekano. Ahubwo muri iyi minsi yo witegereje neza, ubona uyu mugabo yihishe inyuma y'ibiganiro bya Kinshasa. Ibiganiro bya Kinshasa byahindutse iturufu kuruta uko byaba igisubizo cy'umutekano. Ubu ngubu nta handi hantu uyu mugabo yihishe, na negociation zose ziba nizigamije biriya biganiro bya Kinshasa. Turi buze kureba impamvu uyu mugabo aburiwe irengero akaba ari muri biriya biganiro. Nta jambo na rimwe, ndetse no ku munsi mukuru wa Bonane, Tshisekedi ntigeze avuga ku bijyanye n'umutekano. Nta jambo yigeze aha abaturage rijyanye n'umutekano. Ikintu cyagaragaye ku itariki 31 ni ibaruwa yanditswe na Patrick Muyaya, aho ngo yashinjaga M23 kwigarurira ubutaka bwa Kongo, akongera agashinja M23 yuko ngo yashyizeho ubutegetsi, yashyizeho leta. Muri iyo baruwa anibasira ingabo z'u Rwanda, akavuga yuko ngo zajyanye bataye 3 muri Fizi, muri Mwenga ndetse no muri Uvira. Iyo niyo baruwa twabonye yabaye yavuzweho cyane. Ibindi byavuzweho nyuma yaho cyangwa nyuma yaho ni ibijyanye na General Sylvain Kenge avuga ko gushakana n'umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera. Ayo magambo yahagurukije amahanga, atitiza imbuga nkoranyambaga, atitiza abantu bose.
ntabwo twigeze tubona Tshisekedi agira komenti atanga kuri ibyo bintu. Nyuma yaho haje amagambo ya Muzito, minisitiri w'ingengo y'imari, atangaza yuko igihugu ngo cyateguye miliyari 5 zo gushora mu intambara iki gihugu ngo kizahanganamo n'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 5. Ibyo ngibyo nabyo byaragaragaye, abantu benshi murabizi. Nyuma haje minisitiri ushinzwe ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi anenga FRDC ku rwego rukomeye, ndetse icyo gihe baravuga bati uyu mugabo yakoze ibara ridasanzwe. Ikintu cyasohotse mu itangazamakuru ni uko ngo hari itegeko ryaturutse Bukuru rivuga yuko ngo abayobozi bose babujijwe kuzongera kugira ikintu batangaza ku mutekano na diplomasi by'igihugu ndetse n'ingabo z'igihugu. Abantu bakibaza bati Tshisekedi nawe yaba arimo ko yaryumyeho, ko yaburiwe irengero, adaheruka kugira icyo abwira abaturage ku mutekano w'igihugu. Ese situwasiyo y'igihugu kirimo, umuyobozi nkawe yakagombye kuba yitwara gutya acecetse, ari naho haturuka n'ibyo bihuha n'abaminisitiri bagasohoka bakagira ibyo batangaza kandi batagomba kubitangaza. Nk'umuyobozi mukuru, nk'umugaba mukuru w'ingabo, yarakwiye guceceka akaryumaho igihugu kiri mu kaga. Turi buze kureba impamvu. Hari impamvu imwe, nako ni impamvu twazita impamvu ebyiri, ariko izo mpamvu ebyiri wihangane nzikugezeho tumaze kureba muri rusange ibihari. Tshisekedi ntaheruka gutanga ijambo rikomeye risobanura ingamba nshya zo guhangana n'intambara mu burasirazuba, yaba kuri 23 imuhangayikishije cyane, Kodeko, ADF, Mobondo n'abandi basa naho babangamiye umutekano w'igihugu. Nta jambo rya Tshisekedi duheruka kumva, kandi urabizi ko sorti mediatike ze zabaga buri munsi. Impamvu zibaye 3. Turaza kureba impamvu iri ya diplomasi, turebe impamvu y'ibyo bintu acecekanye by'ibiganiro biri mu ntuza biri hariya muri Kinshasa arimo gutegura, ndetse turebe n'izindi mpamvu zishobora kuba zakihisha inyuma, cyane cyane indi mpamvu ya 3 ni ikimwaro yakuye Uvira. Nta jambo Perezida Tshisekedi yageneye abaturage rivuga uko intara ya Kivu igiye kurindwa, uko ingabo zigiye kongerwa, cyangwa uko abarwanyi bagiye guhashywa. Ibi bituma bigaragara ko umutekano utari kwisonga mu byo uyu mugabo yitayeho mu itumanaho rya politike ye. Ntabwo umutekano urimo kuza kwisonga. Perezida w'igihugu kiri mu ntambara ubundi abakwiye kuba ari uvuga cyane ku mutekano, abwira abaturage nyamuneka mwihangane, ibintu ntabwo bimeze neza. Ariko uyu munsi Tshisekedi yaracecetse. Hari impamvu rero ziri kubitera. Impamvu ya mbere, reka duhere ku mpamvu y'ikimwaro cya Uvira. Tshisekedi yavuze amagambo menshi avuga yuko Uvira itazafatwa, abaguverineri be, abajenerali be, ndetse ashyira niyo n'imbaraga nyinshi cyane muri Uvira, yongerayo abajenerali n'abandi basirikare kugira ngo Uvira itazafatwa. Yakoranye n'u Burundi, yakoranye n'Ububirigi, yakoranye na FDLR, yakoranye na Wazalendo n'abandi bose, aramforosa mu rwego rwa mbere kugeza ku rwanyuma umujyi wa Uvira kugira ngo udafatwe. Nk'uko minisitiri we w'ubuhinzi n'ubworozi yabivuze, kuba Uvira yarafashwe kandi igafatwa just 2 tweets ngo abasirikare ba FARDC babonye tweets ebyiri zigaragaza yuko ngo 23 ngo hageze Uvira, bose ngo bahita batonda umurongo barahunga banyura ku cyambu cya Karundu barambuka baragenda. Bati tweet zonyine, kandi icyo gihe ngo 23 yari kiri mu birometero nka 30, ariko ababingwa ngo babonye tweet bahita banyaruka umujyi wa Uvira barawuhunga. Icyo gisebo rero cy'imbaraga zakoreshejwe n'amafaranga yashoye mu gihugu cy'u Burundi, abagata abarundi mu ndindire Uvira, ariko bikarangira ifashwe nko kuzimya buji. Icyo gisebo nicyo Tshisekedi cyatumye aburirwa irengero, kiri ku mwanya wa mbere cyatumye aburirwa irengero, kuko kuza kubisobanura ku ruhando mpuzamahanga uburyo Uvira yafashwe na ramforo zose yari afite, n'abasirikare n'umutungo w'igihugu yahamennye, ibikoresho mwarabibonaga, ibifaru byari biharunze n'izindi ntwaro zose. Ibyo ngibyo icyo gisebo no kubisobanura byaramunaniye. Ngicyo cya mbere cyatumye aburirwa irengero.
Ikindi cya kabiri twavuze ko hari impamvu ya kabiri yitwa ya diplomasi. Impamvu ya diplomasi ni impamvu ya kabiri yatumye Tshisekedi aburirwa irengero. Mu buryo buri diplomatike, Kongo yagiye itsindwa cyane mu biganiro bitandukanye, yaba ibya Doha, yaba Washington muri ariya masezerano, yaba Rwanda, yaba Nairobi, ndetse n'ibindi byo n'inama zagiye zikorwa na EAC. Kongo yakunze gutsindwa n'amagambo yatangazwaga n'abayobozi bakuru b'igihugu, bagasohora amatangazo agaragaza iby'inama n'ibiganiro byagezeho, ababingo bagahita basohora n'abayabo. Ibyo bintu byateje ikibazo gikomeye cyane. Abajyanama ba Tshisekedi baramubwira bati nyamuneka mwirinde ibintu murimo gutangaza, kuko ni imitego ikomeye murimo kugenda muzirikishwa mu biganiro na M23 i Doha. Ari nayo mpamvu ejo bundi nyuma ya crise Ekenge, Muzito nuriya munywanyi w'Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi bahise bashyiraho meziri ikomeye yo kuvuga ngo ibigomba gutangazwa ku mutekano, ku ngabo na diplomasi bigomba kuba byagenzuwe na Presidence Primature ndetse na Minisiteri y'Itangazamakuru n'itumanaho kwa Patrick Muyaya. Kuko hari crise de guerre diplomatique cyangwa crise diplomatique Kongo yakundaga kugwamo, ikazigwamo umunsi ku wundi bitewe n'ibyo batangaza. Ibyo ngibyo rero byaje no byanatumaga no mu biganiro bigorana kugira ngo umuhuza abanza aremo ikintu bita trust, ikizerane hagati y'abagiye kugirana ibiganiro, kugira ngo baganire bizeranye nta kwishishanya, buri wese yumva yuko ibiganiro aho ngaho bizaba realizable. Ibyo rero byabaye ikibazo kuri leta ya Kongo, kubera amasorti mediatique yakundaga gukora agateza ibibazo bikomeye. Ibyo ngibyo nibyo byatumye abajyanama bamubwira bati ceceka, umugabo aburirwa irengero kuri iyo mpamvu ya kabiri atyo. Impamvu ya gatatu ni ibiganiro bya Kinshasa. Uyu munsi Perezida Tshisekedi arahuze, ahugiye ku biganiro bya Kinshasa. Ibiganiro bya Kinshasa biri kugaragazwa nk'igisubizo cy'ibibazo byose bya Kongo, nyamara nta ngingo n'imwe ifatika ivuga ku mutekano irimo. Ndetse Tshisekedi ari kubikoresha mu kugaragaza ko hari ikiri gukorwa, bityo kugira ngo binakerereze ibiganiro bya Doha. Byagaragaraga yuko M23 ishobora kuzabigiriramo amahirwe. We rero ikintu ari gukora ari kugerageza gukerereza ibyo biganiro bya Doha, ndetse akagerageza no gukerereza n'izindi initiative zose, kugira ngo agaragaza ati ariko hari ibyo ndi gukora. Ibyo biganiro bya Kinshasa bifatwe nk'agakingirizo ko kugaragaza yuko hari icyo uyu mugabo ari gukora, ariko mu by'ukuri nta gihari. Hari ikindi bita gusa naho ashaka kugabanya kunengwa n'abaturage n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, agasa n'uceceka. Ibiganiro mu by'ukuri byahindutse uburyo bwo guhunga ikibazo nyamukuru aricyo cy'umutekano. Ngizo impamvu eshatu zatumye Tshisekedi aburirwa irengero: impamvu y'igisebo cya Uvira, impamvu diplomatique bagiye bakoramo amadega menshi, indi mpamvu ya gatatu ni gushyira umutima ku biganiro bya Kinshasa. We agamijemo inyungu ebyiri: kubona igihe, gutinze igihe, kuko ntashaka yuko ikibazo kirangira vuba. Ikibazo nikirangira vuba hari byinshi azahomba. Imbehe ishobora kurangira na 2028 mu gihe ibiganiro bya birangiye mbere y'uwo mwaka. Niyo mpamvu arimo gukwepa ntagiye n'icyo atangaza, kugira ngo byo biganiro bikomeze umutaka umufasha kubona icyo gihe bizagere mu gihe cy'amatora. Umugabo adekarara ati ntabwo amatora yaba M23 hari ibice by'igihugu gifite, bityo dufite etat de siège, ibihe bidasanzwe. Kubw'iyo mpamvu mu mbabarire nta matora ndibuze gutegura, ntabwo biri buze gukunda. Ngiyo ndi mpamvu ituma Tshisekedi aburirwa irengero. Uyu munsi numenye icyo atekereza. Ariko ku rundi ruhande wareba, urimo urasanga harimo ikintu bita kwirengagiza uruhare rwe nk'umugaba mukuru w'ingabo. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, Tshisekedi niwe mugaba mukuru w'ingabo, Commander Supreme. Ariko nta sura kenshi mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo uramubona ari kumwe n'abasirikare babwiye ati courage courage courage. Ibyo ngibyo abasirikare barabibuze, bari nabyo bituma ngo
abantu bagiye ku rugamba cyane cyane muri Sake na za Goma bagaragaza ko ngo igisirikare cya Kongo cyagaragaje mu by'ukuri kudakunda umwambaro no kudahesha ishema umwambaro w'igihugu bambaye. Ibyo bintu ngo bikanagaragara aho usanga abasirikare barasana kubera inifomo, wantwara inifomo cyangwa gute na gute akarasa mugenzi we. Ikindi ngo bagafata imbunda bafite bakazigurisha ama 23, abandi bagahabwa udufaranga bagatanga amakuru y'urugamba uko ruteguwe nuko ruri buze kugenda. Ibyo ngibyo byaje gutuma na Sadek yari yaje itsindwa intambara kubera kugambanirwa n'igisirikare cya FARDC. Nk'umugaba mukuru w'ingabo rero ibyo bibazo yakagombye kuba bijyamo agahamurari ingabo zitsinzwe muri Kivu y'Amajyaruguru, zitsinzwe muri Kivu y'Amajyepfo, bazifatanye Goma, bazifatana Bukavu, bazifatana Uvira, twangiza mining n'ahandi hose ibice by'ingenzi bikomeye barimo barabizifatana. Izo ngabo deja zamaze gutakaza morale. Nk'umugaba mukuru nk'umugaba w'ikirenga commander supreme ugomba kwegera izo ngabo kazibwira uti nyamuneka ariko dukora ibi nibi dukora ibi ngibi. Au contraire arimo arafunga abajenerali bari bayoboye izo ngabo abahora yuko ngo bagize uruhare mu gutanga iyo migi bayihama 23. Mu gisirikare nta morali irimo kandi ugomba kuzanwa nawe ntagaragaza icyerekezo cy'igisirikare gihamye, ahora atanga inshingano ku bandi yaba leta abahuza cyangwa n'amahanga akaba ari ba blaminga, nyamara ruhare nawe afite agomba kugaragaza. Nukuvuga ngo umugaba mukuru cyangwa umugaba w'ikirenga utagaragara ku rugamba cyangwa utagaragara mu ngabo ngabwira ati nyamuneka kandi ziri mu rugamba, mu by'ukuri abasa n'uwaburi wirengero mu nshingano ze. Tubisobanure niyo mpamvu twakoresheje uriya mutwe Tshisekedi yaburi wirengero. Akavuyo gahari n'ibindi byose biri mu gihugu ntabwo ari magaragara, inshingano ntabwo ari mazikora. Nukuvuga ngo ubusanga niyo ku mutekano gusaba amahanga ngo ngashyira igitutu ngo habeho ngo ibihano ngo no kwicara gategereza ko Sadek EAC ONU bari buze ngo gufata imyanzuro. Mu by'ukuri nta gahunda yihariye y'igihugu yumvikana neza ivuga ngo dore icyo RDC igiye gukora yonyine. Perezida usa n'utakigirira icyizere igihugu cye mu gukemura ibibazo byacyo, ahubwo akumva yuko ibibazo ngo bireba abandi, ibibazo birareba u Rwanda, birareba u Burundi, birareba Tanzania niduha ingabo, birareba Zambia niduha ingabo, birareba kanaka, birareba Sadek, ngiye gukomanga muri Togo, ngiye gukomanga hehe Qatar, ngiye Washington. Aho kwicara ngo uvuge ngo ngiye kudirenga n'ikibazo cyanjye nka Kongo, ahubwo agahora byegeka ku bandi. Ubu perezida ntiyaburiwe irengero, ntago yaburiwe irengero. Nanone ibiganiro buriya bya Kinshasa hari n'ubundi buryo birimo gukoreshwa. Ibiganiro bya Kinshasa biri gukoreshwa nko kugabanya uburakari bw'imbere mu gihugu. Ni mu gihe witegereje ubukungu bwa Kongo buhagaze nabi, umutekano urarushaho kuzamba, abaturage ntibakizera ubuyobozi. Ibiganiro bya Kinshasa bizasa naho bifashwe ngo nk'inkuru nshya yo kuvuga cyangwa se igikoresho cyo gutinza kubazwa inshingano. Nibyo Tshisekedi ashaka gukora. Ariko wareba ugasanga biriya biganiro bya Kinshasa si igisubizo, ni igikoresho cyo kugumana ubutegetsi. Ibyo bintu rero urumva ko byanze bikunze mu by'ukuri ntabwo wabura kuvuga yuko Tshisekedi yaburiwe irengero. Ngibyo abyo twashingiyeho tugaragaza yuko uyu muyobozi yaburiwe irengero, abaturage be bamubuze kubijyanye n'umutekano. Ejo bundi Tshisekedi anaruka kugaragara ejo bundi yagaragaye ngo yakiriye ngo Madame Viviane Van Doper, umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, yagaragaye yagiye muri Togo kwa Nyasimbe. Ibiganiro urumva nugutegereza igisubizo kiri buze guturuka ku bandi, ariko nta strategy nimwe ihari uyu mugabo afite igaragaza uburyo agiye gukemura ibibazo birintano mu gihugu. Ahandi yagaragaye mu nama ya minisitiri yabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, niho Tshisekedi yagaragaye, ariko nta jambo rye duheruka kumva rihumuriza abaturage, nyamuneka muhumure nubwo Uvira imeze gutya, kugira ngo akure abaturage mu rujijo. Niyo mpamvu abanyekongo uyu munsi bavuga ngo ni bamwe mu bantu bakunda ibihuha, ni bamwe mu bantu bakunda ibihuha kandi bakabisamira hejuru. Ni iki ngiki baba bavuga, babuze umuyobozi uri buze kubaho ukuri ngo ababwire ibijya mbere ni ibiki. Ibijya mbere ni ibiki.
niyo mpamvu rero twavuze ngo Tshisekedi kubera iki yaburiwe irengero, ari hehe nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo, ari hehe mu by'ukuri, kagomba kuba ari we uri imbere ku rugamba. Tubashimire rero mukomeze kugira ibihe byiza.